Mbaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe na nyambasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus. Muri aka kanya rero turi ku rukiko aho twagiye mu isomwa ry'urubanza ry'uwitwa Titi Brown. No dusanzwe tuzi nka Titi Brown ariko akaba yitwa Ishimwe Thierry. So ni urubanza Nurubanza rwasojwe mu byishimo byinshi navuga by'abaturarwanda abakunzi ba entertainment abakunzi ba showbiz nyarwanda cyane ko abenshi bari bategereje igisubizo cyabonetse nicyo benshi bari bategereje aho mu minsi yashize higeze kuba haza icyo navuga hashtag bita free Titi. So ikintu navuga mbere na mbere katubanza turebe uko umwanzuro w'urukiko rwagenze isomwa ry'urubanza uko ryagenze ibindi comment turagenda tuzizana nyuma. So muri urubanza byaje kugaragara ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyaje kuba cyateshwa agaciro aho byavuze ko nta shingiro gifite ndetse kandi urukiko rwemeje ko Ishimwe Thierry ari umwere ku cyaha cyo gusambanya MJ ubwo nuriya mukobwa abamuhaye kode ya MJ ndetse kandi bavuze ko ikirego cy'indishyi cya MJ nta shingiro gifite banavuga kandi ko nicyo kwiregura ku ndishyi cya Ishimwe Thierry nacyo nta shingiro gifite. Urukiko rero rwemeje ko kandi indishyi zidatangwa muri uru rubanza. Ikindi kintu kandi cyemeje nuko Ishimwe Thierry ahita arekurwa akimara gusomerwa urubanza. So ikindi nababwira nuko umwanzuro w'uru rubanza wari gusomwa isaa 7 benshi twari twiteze ko ruri buze gusomwa saa 7 z'uyu munsi ariko byaje kuba byarangira usomwe saa 4 n'igice bitewe nuko umucamanza yararwaye yagiye kwivuza. So nukuvuga ngo rero abantu benshi muri kano kanya ndabizi mwari mwiteze uyu munsi abenshi bari bategereje ngo saa 7 biraza kugenda gute murumva ko ni inkuru nziza ihise itugeraho aka kanya. Ni inkuru nziza navuga singiye gusishimishije abakunzi bo muri aba entertainment cyane ko Titi Brown ni umuntu ufite uruhare runini muri showbiz nyarwanda. Umuntu agiye ukora byinshi yagiye akora mu ndirimbo nyinshi cyane byashimishe benshi nk'uwo bita Decat noneho we nuwe umwe mu ba mbere basamiye hejuru Lizard kuko mu minsi yashize muribuka ko yavugaga ko uko byagenda kose Titi Brown nubwo ngo atagiye afashwa n'abahanzi yagiye afasha mu ndirimbo zabo umunsi azarekurwaho we yemeye kumwishyura amafaranga ngo amadolari 500 yakoreye mu ndirimbo muri kamwe yakoreze muri kamwe kabisa nk'umushahara we wo muri kamwe. Urumva ko mbere na mbere ikintu nabwira nuko Titi Brown yakoregrafinze indirimbo nyinshi muri kano kanya turi kwitega tutese akigera hanze arongera aze supporting abahanzi arongera agaruke nk'umukoreographer. Sinzi ukuntu biri buze kwa byagenda cyane ko benshi bavuze ko nyine ngo abo yafashe ngo nyine bagiye bamutererana ariko navuga ngo benshi ngo nago bagiye bamufasha benshi ibintu nk'ibyo tu. So ikintu navuga urumva ko ni ibyishimo ku baturarwanda muri rusange kandi n'ibintu byo kwishimira ndetse kandi sino kuvuga abaturarwanda kandi mbese hari n'isomo bitanze kuko urumva Titi Brown yaramaze imyaka 2 afunzwe yarafunzwe rero yagumye abavuga iminsi 30 y'agateganyo ariko muri kano kanya ikintu navuga ko hari isomo bitanze nibi hari ubuvuga uti wenda ukuri kuratsinda cyangwa se abantu benshi bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko nanone ikintu navuga kinini hano kuri Titi Brown nubwo wenda nago twavuga ngo byagenze gutya ariko murabyibuka ko ubushize ubundi Titi Brown umunsi yashize hari habonetse ibindi bimenyetso ngo bishobora kuba bigaragaza ko Titi Brown agomba gufungwa. Mbese nyine ni urubanza rwagiye rutinda bajya kuruburana hajya kugira rukimuka kugeza aho imyaka 2 ishize ariko bije kurangira n'ubundi ariko nibyo gushimira Imana rero nibyo gushimira Imana cyane ku bakunzi ba showbiz nyarwanda. Ndabizi buri muntu wese ahari wese kabisa ndetse n'indirimbo zimwe muzo yagiye choreographing zigiye kuhita zizamuka zipushingwa nyine kuko nyine urumva yazamutse kabisa yagarutse hano hanze. Reka twitege dutegereze tuti ese Titi Brown akigera hanze nibe bikorwa agiye kuba yakora. Ese Titi Brown arongera agaruke twongeye tumone ari choreographinga indirimbo ndetse kandi muri iminsi ndaza kugerageza kugenda mbagira ku bandi babyinnyi bagiye batandukanye ababyinnyi bagiye bakorana na Titi Brown ababyinnyi
nyine bari basanzwe bakora, kuko nk'ubu ngubu hari ababyinnyi dusanzwe tuzi mu Rwanda, tuzi uwo bita Jojo Breeze, tuzi uwo bita General Benda, tuzi na groupe yabo bita ngo Seven Stars. Turi kwibaza tutese arazi, kuko mbere byari bisanzwe bizwi ko Titi Brown akoranaga bya hafi na Jojo Breeze, ariko mu gihe yari yaragiye yarafunze uwo bita Jojo Breeze yari asigaye mu kibuga kandi hamusigara neza. Sinzi nimba bari buzi bokongera bakihuza, nimba Titi Brown ari buza akajya muri Seven Stars cyangwa bari bugongeye bakihuza kwa kundi bakoranaga ari babiri, cyangwa Titi Brown akaguma ari nka nyine agakora ku giti cye. Cyane ko bino bintu byo gukoreografinga mu ndirimbo nawe wavuga ngo nawe ajya kuvuga ngo abakoreographer aba best choreographer mu ndirimbo zo mu Rwanda ngo usiga Titi Brown, kuko navuga ko numwe mu babitangije, numwe mu ba legend ba bino bintu, numwe mu bantu navuga bafite uruhare runini kabisa. So bakunzi ba Big Town TV navuga byinshi ariko tuba turi hano kugira ngo tubahereza update. Murabibona ko nyine hano turishimye, abantu benshi barishimye kabisa, barishimye, bishimiye umwanzuro w'urubanza, ndetse kandi si no kuvuga twebwe abaje hano ku rukiko si bo bonyine, ahubwo noneho n'abantu bari iwabo mu rugo abenshi ndabizi baserebuye, bumvishije inkuru baserebuye, bavugije induru kabisa. Reka rero nkomeze mbifurize kugubwa neza, kandi mbifurize na weekend nziza cyane kabisa, aho muri mwese abakunzi ba Big Town TV. Tuba turi hano kugira ngo tubahereze update, kandi tuzatuba tuhora turi hano kabisa ku bwanyu, tuzaduhora turi hano, nta nemwe muzigera mutura n'ibyiza byinshi. Mabwire ko kandi nyuma y'isomwa ry'uru rubanza rwa Titi Brown dutegereje na Kamwana, dutegereje na story ya Kamwana, kuko ejo nawe ku munsi w'ejo nawe yatawe muri yombi akurikiranywe icyango cyo gukubita no gukomeretsa. Ubwo urumva rero nawe mugarutseho gato, muraza kwihangana nyine kanse nk'ubihuza. Nawe mbigarutseho gato, uwo bita murabizi ko mbere ya ukuntu yamamaye, murabizi uko yazamutse, murakuzi, n'ubundi yahamamariye ku gacupa ke, ari umuntu yisomera agacupa, nyine ari umuntu nyine ubona ibone byonyine justice, uburyo mama y'amavuga ati Gatsiri inyoheza agacupa ngasome, biza kurangira batangiye kumushyira amafilime ya Asiya Mutoni, Asiya aramusapoting amugomesha hafi ye. Icyo gihe Asiya ari mu Rwanda yabaga ari iwe, anamukoresha muri movie zitandukanye, ariko nanone hakazamo RR tugiye dutandukanye. Rimwe akagenda agasinda, rimwe ngo akamusuzuga, rimwe akaza akarwana agatuka agakubita, hakabuzana kuryama arasakuza. Urumva nyine aho bita Asiya nyine nabikamurenga, rimwe nawe akamubwira ati nabagiye, kugeza naho yigeze kumukura muri movie. Noneho mu gihe mu kumwirukana muri movie iwe aza kumugaruramo, ngo avuga ngo yakari yarafunzwe, ngo aza noneho ngo yagoshwe umusatsi. Noneho navuga ko nyine sinzi nimba navuga hari igihe nyine umuntu akora ibintu cyangwa akisura ibintu akisanga bimubayeho. Ubu ngubu urumva noneho yakamaje gutabwa muri yombi bya nyabyo. Ubu ngubu yafunzwe akurikiranyweho gukubita no gukomeretsa, cyane ko ubundi sinzi nimba ari bushobore kuba buriya buzima, sinzi nimba ari bushobore, kuko ni umuntu asanzwe amenyereweho kuba yinywera agacupa. Sinzi nimba ashobora kumara iminsi ngahe, ariko urumva nyine uko byagenda kose situation yose ije turayakira, urumva nawe agomba kuyakira. Ndabonera no kwihanganira nisha abakunzi b'uwo bita Kamwana. Urumva nyine we ubu ngubu yatawe muri yombi, urumva niko bimeze kabisa. Muraza kuba mwabyihanganira abakunzi biwe bamukundaga muri movies zigiye zitandukanye. Ubwo urumva mu minsi iri imbere nabwo tuzaba turi ku rukiko, turi kubaheza update zijyanye n'ifungurwa rya Kamwana. Cyane ko mu byavuzwe ko nyine yafunzwe ku munsi ni ku munsi w'ejo yafunzwe, nibwo yatawe muri yombi. Ubu akaba nyine urubanza rwiwe cyangwa se ntago turamenya igihe, ariko ni ndetekereza ni muri kiriya cyumweru. Twe tuba turi hano kugira ngo tubahereze update, nta nemwe muzigera mucikwa, ibyo byo mubimenye kabisa. Tukiri aho ngaho kandi nababwira ko nyine tubafite byinshi cyane ko muri update ziri hano hanze. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ni byinshi tuba tubafitiye nka Big Town TV. So kora subscribe, dukomeze tugendane 5 kuri 5, duhuze ubutaha.